ntabwo ambulance yose uyisanzemo isima ibi bivuga ko iri mu makosa. Centre de santé y'ubunaka ya Ruhuha yashatse ambulance ku bitaro bya DPR Nyamata barayibura yagiye mu masima. Yego Reka ahubwo we dukomeza kuri ambulance dukebure n'abandi. Nzabakijwe no kuzitwaramo kanyanga. Uracyumva? Yego. Je nabonye icyuma yajombe hano. Mwenaho mwiberemo hagati. Nasanze mama aryamye hariya hasi. Je nabonye ahanga no mutujyana amaraso ku mutima wari wacitse. Na kantu gasongoze k'icyuma yamuteye. Mva ko bamutema icyuma hano. Kuko nicyo cyuma cyo cyagaragaraga bakere twakibonye mu gitondo. Aha BTN TV duherereye aha ni mu kagari ka Gihara mu mudugudu wa Rukaragata mu murenge wa Runda ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Umugabo witwa Tuyizere Ange Christian we yabanje kohereza abana be batoya kujya kuzana amazi, gusa umwe mu bana b'uyu mugabo ariko ngo yaje kubwirwa n'undi mwana ko agomba kuza akaza kureba mama we ko mama we ameze nabi. Umwana agarutse mama we witwaga Mukandayisenga Alphonsine ngo afite ibikomere by'ibyuma yatewe na papa we, bityo mama we ngo yamaze kwitaba Imana ndetse kandi nganambaye uko yavutse. Uyu mwana mu magambo make yuzuyemo ikiniga, ibi nibyo agarukaho. Ngo nitwaze dupira tujye kuvoma. Ndatwaze dupira tugenda kuvoma, ubwa mbere tuva kuvoma tuzana dupira harimo amazi tuyasuka mu gipira dusubirayo. Ubwa kabiri aratubwira ngo ntibamubwira ati ngo amazi muri wasake igiye kwafunga kadasubireyo. Tuba dusubiyeyo turavoma, tugiye kuzamuka ndazara akasirayeli umwana witwa Keve abarambye ati ngo nushaka guteka sagapira ngo yokanguze mama wawe. Nasanze mama aryamye hariya hasi. Je nabonye ahanga no mutujyana amaraso ku mutima wari wacitse. Na kantu gasongoze k'icyuma yamuteye. Umuntu asoka avuga ngo ni mu ntabare ndapfuye. Noneho duhuruye ngewe mva mu rugo, ariko umwana mu rugo andusha imbaraga kuko ari umusore. Agaruka ambwira ati dore Ndayisenga baramutemye, ariko yambaye ubusa. Afata igitenge aragenda, ubwo abantu bo mu isoko baba baraje baramwambika, aho yaguye ni hariya. Je nabonye icyuma yajombe hano. Mwenaho mwiberemo hagati. Uriya mugore rura rugo yigeze kuruvamo ashaka undi mugabo. Noneho umugabo uyu wamwishe ngewe nkanjye nk'umuntu umenyereye kwahuranya. Ndabizi nyine ngo mu rukiko ngo iyo uvuze ngo mfite umuryango ngo ngora aratwite ngo mfite diabete ngo ibyo simbizi uko amategeko biteganya, ariko ntabwo ngewe ntabwo ari nge nduca, ntabwo wambwiye kuze n'ubundi ukora icyaha wari ufite umuryango. Ntabwo ndi kuvugira kuri fata ku mavuta. Yego rwose. Nta nubwo ndi kuvugira n'umucamanza simpuza nawe. Niba hari igihe bamubwira ngo umugore aratwita akabyumva. Alright, Jalas Official TV nanone kandi reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe natwe turi amahoro. Turabasuhuje tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Hari yaciyemo igihe umunsi ku munsi bitagenda gutyo, ariko haba hari impamvu nyinshi cyane. Bari kuri Karegeya Omar Pano mwabyumvise ko yari mu rugendo runaka rufite aho ruhurira n'akazi, ntabwo biba biri kure yako, ariko nanone umubiri wacu si icyuma, nanjye nahuye n'uburwayi. Sorry, ubwo rero urumva ko byarahuriranye bituma twese mutumisinga, ariko ndizera ko ubu ngubu ari amahoro. So Karegeya, ndizera ko nawe ahandi nta kibazo. Urebye ntacyo pe, ntacyo se navuga iki. Ikubona ibihe turabihuza bisanzwe. Mbonye ukuntu wazinze ishati gutyo, nibuka profe wacu wa mate wera nyine ishati ndende yakunda kuyizinga nawe ari igeza kuri y'amaboko ari maremare abajenanye, kandi ahanga ntabwo ari muri office. Aha ntabwo ari mu biro, nta unkontorora, nta code vestimentaire, nta untege kuko nambara cyane. C'est vrai, niba tabyumva zajya baha audio. C'est vrai ko ngewe ntabwo ngurisha image kandi niko mbaho.
ye niko baho igose pe ya hari abantu baba batabyumva ariko no ntekereza ko bagomba ku masomo bagomba pe ntabwo binaniye kuba na kwambara cravate cyangwa ikote ariko ibyo byambara mu kiganiro cya impamo cya TVTN rero ntabwo wakwambara cravate mu gitondo na nimugoroba bajye bihangana cyangwa bashyiremo audio video image bazihorera ashyiremo ekuteri yigendera yumva ibyo tuganira cyane abenshi sugira ngo twumva gutyo abenshi banatwumva muri ubwo buryo Rabino fait pas romoine ntabwo ikota ari ryo rituma umuntu aba meya ni hano mu mutwe ibyo ukora ibyo uvuga yego ni ibyo ngibyo so nibyo rero nibyo ngibyo ubwo umeze neza ni sawa natwe twishiye muri Urban by City Blue n'ubundi nk'ibisanzwe niho tugiye kuba tuganirira na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste ni byinshi cyane ko haciyemo igihe ariko umuntu agenda avunagura hano ho dukunze kujya cyane ku mujyo wa show business ariko dusigarana amasomo akenshi turi kumwe na Karegeya nicyo kinini kiba kirimo kuko ibyinshi mbimubwira nawe ari nk'ubwa mbere kuko abatanabibamo cyane n'amazina ugasanga abo bantu wenda yarabumvise nk'uko akurikirana amakuru ariko atabazi so rero biba bihari byinshi na Bruce Melody bira ntago muzi Amagi the Black umuntu naba nzira yiva Munyeshoza arashaje Senderi abo nibo nzi aba bakino gihe se navuga Tom Close yego abandi nabamuye nukumva amazina gusa okay so rero ni byinshi cyane biba byararanze icyumweru n'iki turimo turi gutangira nacyo kiba kirimo byinshi ariko ndagerageza kugenda mpina ariko reka mbere kuri current situation ijoro ryakeye twabonye video iri gusakara kuri X n'ahandi hagiye hatandukanye kuri X ho bakagenda batanga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye tubona ino video bari kubona ya ambulance ahika ambulance ndabona iri kujya mu ishansiye twaye agasima ambulance ibyo byose rero wayibonye Karegeya okay simba nkunda gutinda mu bitagize amasomo arimo ambulance ifite plaque ziragaragara yego guhita umenya pa guhita twebwe mu itangazamakuru cyangwa se n'undi wese ariko inzego buriya nka Minisante RBC akarere na hopitale iri ambulance barizwamo bahise bayimenya cyane icyo ni kimwe ni ya hehe hanyuma kumenya ngo yari yagiye mu biki ese biriya yari iri gukora ndabizi ko bitari legal yego ariko ese ni ibyo umushoferi yitumye cyangwa yabitumwe na sebuja icyo ni cyo kigomba kureba ntabwo ambulance yose uyisanzemo isima ibi bivuga ko iri mu makosa ushobora gusanga pick-up yagiye kuzana imiti pick-up y'ibitaro yagiye kuzana imiti indi wenda deje yayitwaye mu nama hanyuma hari ahantu lavabo yamenetse ndakeneye agasima ko kuyisana kuba nuza babitaga nk'itira manager w'ibitaro admin w'ibitaro yavuga ati nyaruka kuri butike uzana isima dukore iyi lavabo amazi nakomeza kumeneka arasenya yego bakabwira shoferi ati nyaruka uzana agasima hariya ibyo ngibyo nicyo tugomba kubanza tukamenya ese koko iri ambulance yari mu kazi ka shoferi yari mu kazi ka deje yari mu kazi k'ibitaro ibyo rero bibaye mu kazi ka shoferi bamwirukana kuko ambulance si y'amasima yego bibaye mu kazi ka deje bamwirukana bakanamukurikirana mu mategeko kuko abayajyanye ambulance ni y'abarwayi imodoka ni y'ibitaro yayijyanye mu bye yego buriya ni dusanze iri gupakurura kuri chantier ya deje atari chantier y'ibitaro byaba ari ikibazo ariko ibaye iriya sima ijyanywe kuri centre de santé kuri poste de santé cyangwa ku bitaro nta birenze ikigenzi no kubaza admin Sharwa ushinzwe imodoka niwe wohereje iyi modoka yego hanyuma se ko yohereje mu masima kandi ishinzwe abarwayi izindi nta zari zihari kandi nta barwayi bayisabaga ibyo ni bisanzwe rero kuba ambulance umwanya wo kuyipakiramo isima niba ikuramo isima bazashyiramo n'abarwayi ariko no kumenya ngo ese yapakiye mu masaha yo gutwara abarwayi ese yapakiye hari izindi ariko nibasanga
isima ari iya shoferi baramwirukana, nibasanga ishima ari iya deje baramwirukana, baramuha domande, banamukurikirane mu mategeko. Kuko biriya biraba bivuze nka bya bindi bakunda kuvuga ngo gukoresha ububasha. N'itegeko rya ruswa biriya riravuga gukoresha igikoresho cy'akazi ibyawe bwite bibarwa muri ruswa. Okay. Ubwo rero turabanza tumenye ngo Minister, kuko n'ubu nta muntu uravuga no Minister Dr. Sabe Sanzimana kuri tweet ya Oswakim yaje arasubiza ati iki, yaje arasubiza. Oswakim yari yaje arandika aravuga ati imifuka ya sima muri ambulance, umuntu ampaye video yongera amagambo agira ati ibintu birakwiye koko sima muri ambulance. Mubaje aho byabereye ati mbibonye muri groupe biri gutrendinga cyane. Nuko umenya ngo yajyaga hanyuma Sabe ati Sabati waramutse Oswakim, ayo makuru yiyi ambulance twayamenye kandi ababikoze bahanwe. Ubwo basanze ari kimwe muri ibyo nari mvuze. Yego, ubwo ariko noneho ikindi yongera ati kirazira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenewe. Yego, turashimira abaturage babonye iki gikorwa bagatanga amakuru. Okay, muri izo circumstances nkubwiye, ariko mbari ingingo yuko yakoreshejwe ibyo bitagenewe. Niba nakubwiye ngo niba ari shoferi wari ujyanye isima iwe cyangwa kwa nyina cyangwa kwa nyirasenge, shoferi arakurikiranwa anirukanwe mu kazi. Niba ari deje wabwiye shoferi ngo njyanire utudusima kuri chantier yanjye, uwo deje arahabwa domande anakurikiranwe mu mategeko. Niba ari adimini w'ibitaro waburugiye washakaga isima yo gukora mu bitaro, adimini numva nta n'igihano yahanwa, bamubwira bati keretse kuko nta gihamya yuko niba barebye bagasanga centre de santé y'ubunaka ya Ruhuha yashatse ambulance ku bitaro bya DPR Nyamata, barayibura yagiye mu masima. Adimini naho yaba ari amasima y'ibitaro nabyo yabibazwa. Ariko niba ambulance nta centre de santé yayisabye ngo yibure, kandi iyi ambulance iri gutwara isima iza gukora mu kazi k'ibitaro cyangwa centre de santé, aho Adimini nta numva nta birenze. Okay, nta no wamwandikira wenda gusabwa ibisobanuro, ariko nta na mise à pied rwose nta birenze, kuko yayitabaje ofete yayitabaje mu by'akazi. Ntabwo wakwemera ngo ntabwo wavuga ngo tuzategeza ko pick up ivi Kigali ize ku bitaro bya Kabaya hari ambulance yicaye ravabo iri kumena amazi mu gikuta n'inzu yasenyuka. Icyo gihe nanone uradimini bazakubaza ngo responsibility zawe ziri kuri rwego, cyangwa se bende bakamubwira ati wari guhamagaza pick up ya privé ukayikodesha, wenda ugasanga n'amafaranga ntayo, cyangwa se birahenze kurusha imifuka 5 ya sima ntacyo yatwara ambulance by the way, kandi shoferi yahinnye intebe ntabwo isima yicaye aho umurwayi yicara. Tujye twumvikana, erega tujye tuve mu si imodoka se, none se iyo zigurishwe cyane ntizikoresha ibindi. Ariko none iri gukoreshwa ibyo itagenewe, ingobyi y'umurwayi. Ikibi nuko wavanga isima n'abarwayi ahubwo. Icyo cyo kiri cyaba criminal. Harimo umurwayi ntagomba kugenda ahumeka sima. Ariko niba ambulance iraparitse nta murwayi wabuze imutwara, nta yindi pick up yo kuzana agasima ko gusana centre de santé, adimina akavuga ngo shofe zana udusima hariya. Erega hari n'igihe social media zikuririza ibintu, niba mvuze ngo duspose ni ambulance y'ibitaro bya Byumba, ubwiye umuntu atizana agasima hano ku Mukeri kuri hotel Urumuri, ni metero 200. Bitandukanye no kuvuga ngo bayimutumye Gatuna. Reka ahubwo we dukomeza kuri ambulance dukebure n'abandi, nzabakijwe no kuzitwaramo kanyanga. Uracyumva? Kuzipakiramo kanyanga kuyiprofit. Icyo yagenewe si gutwara inzoga, none itwaye n'inzoga itemewe. Icyo ngicyo kiri no mu byavuzwe mu makomenti. Hari ukuzipakiramo wenda amatafari, ayo ngayo ashobora kuyica amortisseur, kuko yagenewe gutwara abantu. Iriya mifuka y'isima yari ingahe, imodoka yavaga hehe, hanyuma yasohotse mu kazi gute? Urumva na Sabe yavuze ngo bahanwe, ariko ntavuga ngo iri hehe, ni bande bahanwe, bahanishijwe iki. Guhanwa rero no guhamagara adimini, urabona ibintu ukoze, wagomba gutegereza pick up ikaza. Adimini nawe akavuga ati no, nabonaga urukuta rugiye
gusenyuka kubera amazi Yego. bwira shoferi ngo zana agasima hariya ni ukumenya ngo bimeze bite na Zabi impamvu atatanze izo detaye Yego. nuko azi neza ko bisoba kuva mu bisobanuro kimwe muri ibi ndi kukubwira kimwe muri ibi Yego. arensida icyo nzi cyo niba ari deje wajyanye amanuza wajyana agasima kuri chantier ye ntabwo hashira icyumweru tutamenya uwo mudeje naho ari icyo nzi cyo ntabwo araba ari iwe Oya. Iwe hoya. ariko guhanwa Eh. shoferi kumusubiza iwabo admin kumwandikira kumubwira ati ntiwari kubikora gutya ariko ibyo ni ibisanzwe Yego. ariko ambulance ni imodoka by the way Okay. no Aho ndi ni kubyumva. imodoka. Aha. Eh. Reka wenda nyure kuri commentaire za bamwe na bamwe. Mu bagiye bagira icyo babivugaho wenda mu buryo butandukanye. Aha, uyu ati nizere ko nta murwayi bafashije ku ruhande gusa. Ubu aratsimbura acane maremare ati mu mpinzira. Yego. N'abakanyanga nuko batwaraga. Mu minzira Mu minzira. maremare na sirene. Bakanyanga nuko zagendaga zivuga. Ibyo byo nibyo. Yego. Kurya na polisi idakoraho. Ya. Aha, ati kuki abanyarwanda basigaye bigira injajwa nta muntu ukitsamura niko bimeze niko bimeze ushobora kujya gusura umurwayi hari umuvandimwe ari inshuti yanjye ifite umuvandimwe urwaye ku Muhima Yego. mu buryo bubabaje bujyanye na corona kubera yagize agatoroma kubera ibye byapfoyanze kubera corona yarahombye muri corona ibyo bidatezwa birangira bibaye ubu rero ushaka kujya kumusura ku Muhima umfashe ifoto akaba ati Karegeya yarwaye cyangwa se Karegeya yarwaje cyangwa se Karegeya yaje mu nkuru kuko ifoto yanjye ntabwo ihita ivuga ngo ndamara iki ku Muhima. Yego. Niyo mpamvu hari n'uwahita avuga ati Karegeya umugore we yabyaye. Yego. Niyo mpamvu iri ambulance erezo make hariho plaque. Nanjye mbishatse ntabwo uyu munsi warangira ntamenye iri plaque iri ambulance yambaye zira plaque ibarizwa. Nkahita mpamagara deje w'ibyo bitaro. Kimwe muri ibi nkubwiye tukakimenya. Afe ubwo nibagiwemo n'umukozi ari n'umukozi utereta shoferi ati kangirire. Burya abadamu bazi gutereta. Umudamu ashobora kuba yarayizamu mu gitondo agiye kugenda agahita abwira shoferi ati wampaye lift. Shoferi ati ikanyura abakozi akamutwara nk'uwaye lift umukozi. None wa mudamu yakwibuka ko uyu munsi ari recuperation yakwibuka ko chantier gapita yiri wamuhamagara atari ko twamanukanye n'utudusima cyangwa se mu rugo iwanjye bari gusana urangeza mu rugo nsize isima hano nze kugaruka dushyiremo hari ibintu byinshi wamuga ariko uwo muntu yakoresheje terimi iremereye ariko nyine ivuzi ryateye bisaba niyo baretse gato niyo mpamvu social media ibibaho atari inkuru na amakuru birahinduka inkuru ari uko tumenye ibitaro managinga iri ambulance tukamenya situation byari birimo tugakora inkuru irambuye yuzuye tugasaba na balance wenda tugakoresha iyo tweet ya Sabe cyangwa se n'ubu nkamagara Sabe ngo iyi ambulance ni yahe biriya byakozwe nande bahanishijwe iki n'ibyo ngibyo ntabwo inkuru irabaho rero ibyo byose ni amakuru niyo difference ya social media na media professionnel ko hari details ziba zitari muri social media wakomeza aha hari uyu wavuze ati hari abantu bavunika bakababumbiraho sima ariko siyo okay ati abaretse yakwiruka ntabwo isima babumbira ku bantu ari iriya ntabwo ari yasimerwa ntabwo ari sima iri kwamamaza ntabwo ari ya yindi ya Musanze irihe yo mu Kimonyi yitwa ngo iki prime ntabwo ari prime ntabwo ari Twiga isima babumbisha ku bantu ntabwo ari iriya rwose we rataye kujisima ati wasanga ari oya mu bitaro hakozwe ari kudelivering imiti oya mu bitaro haba hakenerwa isima pe amatoilette ikaro ry'umutse ariko ntabwo ari ku bantu okay tubira bibyuya nizere ko sima zari zigiye muri centre de santé cyangwa hôpital rimwe nakubwiraga okay ati nta cyaha kirimo kubera ko sima sura urumogi si ibiyobyabwenge kandi wasanga bajyanye urumogi n'ibiyobyabwenge na kanyanga bo ntibafatwa ambulance urayizi ambulance zibitendo yakoraga uzi mu ntambara ziba zikomakomeye uburyo ishobora gutwara n'intwaro noneho harimo n'umubikira uyiprotokoye kandi ari umugabo wiyambitse ivara
ivoire Eh. none ishobora kuba ipakiye imbunda n'amasasu babyumva babiryamishije kuri brancard cyane hari na n'umubikira responsable yicaranye na chauffeur yambaye ivoire manza nariko ni mu Kinyarwanda twabyita ivara ni ivara donc urumva bon mu ntambara zemewe n'izitemewe cyane cyane zitemewe hakoreshwa amatekinike menshi ashobora kuba umubikira w'umugore ashobora kuba umugabo wabyigize kuko ikinyabiziga ndakumirwa ushobora gupfa kugikeka urabeza iyo mvuze nk'abatwaraga za kanyanga uzi ko amatransferi menshi abana nijoro ewan igashyiramo kandi ubwo za bariyeri mu muhanda bari nkeya igaturuka Kirehe ivuze rw'inkwavu igaturuka rw'inkwavu ivuze mpaka inaha mbere none na Sofia zabagamo Sofia se yandikira ambulance fagitire ihita ijya hari ibyo nta kibazo oya Sofia se kwidaceki uyigeze ukagabanya se yamenya ibyo upakiye ariko umuntu niba ushobora kubireba Sofia ntireba ngo mu modoka harimo iki abo bantu hari abakijwe n'izo kanyanga rwose yashize cyane nuko urumva ikinyabiziga ubwo ni nkagarutse byo nko gukangura abantu bashinzwe kubimanaginga kuba arinda kumirwa kuba umurwayi yihuta wenda n'umupolisi ntiyayitindana ariko kurungurukamo byo ni ngombwa pe naho abahungu yashabyihorera bakora akazi ashyiramo amajerekani 20 ya kanyanga rwose kanya ugasanga ari gupakurura ahantu cyane okay ubwo ngo nakanyuzemo niko nari mpereyeho cyane ariko mu ijoro ryakeye kandi twabonye n'inkuru kuri BTN ndumva igaragaza ikintu kinuri kitabura gusigara isomo umugabo wivuganye umudamu we ariko impamvu mvuga ko harimo amasomo nuko nabonye ni inkuru ndende irimo naga ibintu byabaye ntabwo ari igikorwa cyaje gutyo gifite amateka so rero ni muri Kamonyi mu murenge wa Runda aho uyu mugabo akagari ka Rukaragata yego ni hari hafi igihara rwose urenze igihara bivuga ko rero yahozaga ku nkeke umugore we birangira n'ubundi amwivuganye ngira ngo babyumvise mu magambo y'abaturage ndetse n'abana nyirizina w'uyu muryango babivugaga ukumva ko ari igikorwa cy'indengakamere kwica umuntu ukamushyira hanze yambaye ubusa ari ibintu nyine so iyi nkuru nayo ngira ngo wayibonyeho narayisomye ari yanditse narayibonye video yo ntayo nabonye ariko ni bwa umuntu nyine duhora duhanganye nabwo nyine urumva kwica ni icyaha kwica umuntu ni icyaha kwica uwo mwashakanye birarenze none kwica ukagaragura umurambo icyo bivuga urumva abo bantu bombi nubwo hari undi bavuze muri Muhanga wishe umugore amusiga mu nzu aratoroka bombi barishe ariko wishe agatoroka n'uwishe n'uwateye icyuma agajugunya hanze washinyaguriye umurambo ubwo bwicanyi buratandukanye ubu umuntu bw'uri kwica hari abica ndabyita gukira undanga kudefanda bita defandi ariko ubwicanyi buratandukanye hari ubwicanyi bukorwa kinyamaswa ubwicanyi bukorwa kimuntu n'ubwicanyi ubwa kimuntu bwo sinabubona ariko izo levels bazumve gutyo mbere uko mbikarifiye mbere uko bafata ngo nabikarifiye gute nibabyumve kwica hari impamvu kwica uwo mufitanye isano cyangwa uwo mwashakanye kwica ukiripotinga kuri polisi kwica ugashyingura kwica ugakingirana mu nzu kwica ugashyira ku gasozi kwica ugashinyagurira umurambo byose ijambo ni ukwica ariko abo bose ntabwo babishe kimwe ntabwo babishe kimwe impamvu uri kwisegura nuko amategeko yo byose byitwa ngo icyaha cyo kwica cyangwa se bagasanga niba wenda imyaka ya nyuma ari burundu cyangwa 35 cyangwa 25 hakazamo inkomeza cyaha situation aggravante circonstance aggravante
harimo icyo kintu ibyo bindi birengaho. Yego, yego. Ubwo urumva bitandukanye umuntu akereka abantu babiri batandukanye. Umuntu wishe umugore bashakanye babyaranye, ntabwo nsimbuje icya mbere ndongera, bashakanye ni kimwe, babyaranye noneho akamwica akajugunya mu muhanda, uwo ni umwe, uwo muntu wa Rukaragata wa Kamonyi. Mugereranye noneho n'uwishe wamwambuye, umuntu ashobora kukwambura amafaranga, umubare wo biterwa n'abatwumva buri wese muri kategori ye, kuko hari urwego 5 bishobora gutuma inzu umwana watwitse butike hano ku Muhima apfuye bapfa igiceri cya 20. Kuri we 20 ni menshi, so simvuga umubare kugira ngo bitaza kugira, ariko umuntu ashobora kukwambura ku gatuza, none rimwe na rimwe n'amasezerano mwagiranye wayamuha akayahekenya akayasibanganya cyane. ubwo se igisigaye ni iki? Ukagenda rero ugapanga uti nzakwereka, ugapanga kumwica cyangwa kwica umwana we. Urumva ufite impamvu yabiguteye, ariko ushobora ukamwica ukanihisha. Gereranya rero uwishe uwo bashakanye babyaranye akamushyira mu muhanda, n'uwishe wamwambuye akanihisha. Yewe yamushyize mu muhanda ahamagara n'abana muze murebe nyuma. Ndagenda gake kuko abantu ba hano barimo ibyiciro binyuranye. Yego. Hari abashobora gutangira bati kare ryashyigikiye ubwicanyi, yani ibyo ariko ndimo ndakwereka ngo bukorwa buti, impamvu zibutera n'inkurikizi zabyo. Kuko iyo wishe umugore mwashakanye ese uri tayari gusigarana imfubyi? Ikibazo. Donc abantu bagize imfubyi no gusigarana kandi uraburi gereza. Ahubwo se urazirikana ko abana bagiye kuba imfubyi paswe nyina arapfuye nawe ugiye gufungwa. Ikindi wenda ibyoroheje ubwo nahereye kubikomeye bya personality y'uwo muntu, n'imibanire y'imiryango, abantu baba bahari. Uriya mugore rura rugo yigeze kuruvamo ashaka undi mugabo, noneho umugabo uyu wamwishe sinzi uburyo yamushukashutse, sinzi inzira byaciyemo, aramugarukira ataye undi mugabo. Ubwo niko yaba yongera conflit, societe hubwira kubireba. Uwo mugore uva mu rugo rw'umugabo abizi ko ajyanywe n'amahane n'amakimbirane, akajya mu rundi akamaramo igihe runaka, akazagaruka muri rwa rundi, ese ababona ayo makimbirane yaragabanutse? Ese hahandi ho ntago yarahabayeho? Ese mwe mubirebera mumugiriye inama ki? Kuko biba bigaragara ko n'ubundi bigana habi. Ese basubiranye bate? Ese bahamagaye imiryango? Ese byagenze bite? Ibyo rero abantu benshi bagenda bihererana, bigenda bikora ku muryango, mudugudu, ba nyirasenge, ba pare, ababana n'ababyeyi. Ese abo bantu iyo situation bigeze bayijyamo inama? Naha ngaha turi mu buzima busanzwe no mu makaritsiye aho tuba dutuye, ari couple ubona ko tandasa ari ukuzicara cyangwa ari ukuzagirana nabi. Nibagiye n'ubwicanyi bwo kuroga, nubwo amategeko atabyemera. Hari n'uwikiza umwanzi amurozi cyangwa akagurira abajya kumwica. Cyose n'ubwicanyi, ariko buratandukanye. Ako kanyuma mvuze kajyanye n'ikibazo cy'umuryango, kuba umugore ava aha akajya aha ejo akongera akagaruka. Hari amasituwasiyo ubasha gusoma iyo wabihaye umwanya, cyane cyane nk'abaturanyi. Nta nubwo yabyutse ngo amutera icyuma, wasanga n'ejo bundi bari batonganye, cyangwa bapfuye ikiziriko cy'ihene, cyangwa bapfuye ubugari. Urumva? Noneho bagasakuza bagatera amahane, mwebwe abaturanyi ntimubiha agaciro. Iyo ritandase biba bigaragara ko bizagira bakarangizanya. Hari ibyaha byinshi muri societe, abantu umuntu wese abaye ijisho rya mugenzi we, nkuko njya mbyumva babivuga ariko batabikora. Buri wese abaye ijisho rya mugenzi we, hari ibyaha byakumirwa. Hari ibyaha byakumirwa abantu cyangwa byakumirwa kuko abantu community yamaze kubibona ko bizaba ikibazo, babwira inzego ari iz'umutekano, ari iz'ubuyobozi, ari iz'amadini, ari iziri social, bakahuza abo bantu. Babona nta kizavamo, bakavuga ati basi ni mutandukane, mubana amahoro, buri umwe abeho n'undi abeho. Yego. Ariko byinshi turabirebera, nubwo tuvuga ngo ijisho ry'umuturanyi, abenshi buri wese baba ari banyamwigendaho, cyane cyane mu migi rwose. Akakubita umugore agatakutireka reka
wabonye wabonye umuntu wakwitiye umugore mu isoko i Kayonza yego baramubonye isoko ryaremye usibye agahungu kamwe niko kaje kamutera umugera ahantu ko kamuzonzera agenda. araraba ntiwabonaga abantu bari kuregera se none se bari abantu ntibapfaga ideni ngo ry'ibihumbi ntabwo nibuka umubare ariko ni make munsi y'ibihumbi 200 umugore amubonye abonye uriya mugabo numva bamwe bavuga ngo ni pasteur abandi ngo ninde yambaye n'ijire avuga ati kuki utanyishyura atangira gukubita nese ari kuri umuntu ufite umwenda mugomba kubana uzi wa mugore nigeze kukubwira ko kugitega yarabimenye ko nabivuze ariko ngo we asiga avuga ngo kubera ko afite amadeni menshi ngo avuga ngo keretse hari uwamfunga ariko nawe mu buryarya bwe we ahamagara ababereyemo imyenda niba kurimo nka 500 bati waje nkaguha veni wabyemera agahita avanaho phone urumva ubwambuzi bwe ntabwo ari nk'ubwuri uhita kubita niyo mpamvu abantu bihangana ideni rikaba ryamara imyaka 5 mubanye neza abakugenza gake hari no wishyuza agahita gusengerera cyane hari umuntu wanyambuye ntari buvuga izina nta nubwo nzi nibakurikirana bino biganira aba mu burasirazuba namuhaye amafaranga afunguwe ati tujye muri business ndagenda rwose yego ayo gukodesha imodoka no gushaka umuzigo agenda anyishyura nabi namwishyuza yazi Kigali akampamagara akanjyana kwa Manu Nyabugogo umureti special kandi ari gari niyazanye na laptop yo gukora tukicara tugatera nkazategeza ko anyishyura reka da ubwo nyanyweyemo urumva na n'umubanza kindimo nk'iryitandatu ariko urumva we icyo bita escroquant uriya wa Kayonza yabuze diplomasi umuntu kubereyemo ideni iyo avuze uramuhamagara komaka message mwaramutse mute ese uyu munsi twahura ukamutera agacupa kuko ngo uti nyamara nibwo nkurimo miliyoni 5 ndaba nguhaye 200 umugure n'agacupa yego uyu utangiye gukubita urumva ari byaturutse kuri uwo munyakamonyi wishe umugore we baryamanye babyaranye none mpita ntekeza nuri ukubita wamugurije yarakwiguranye abana be baraburara umwana bamwirukana ku ishuri kira gikwembe nta gihindura kubera wamwambuye noneho kugira ngo uce bugufi uzanya amakofi umutwe bw'uwo muntu kweri ariko hari agahungu kariya kamuteye akantu kagoja ahita agenda ayisaraba abundi kariya afite umwitozo nuko bitemewe kariya nkafata nka safari safari nyubaha iriya video aho kuyifata nkayisirikiza nasirikiza kariya gahungu gakubita kira gitipe kije ariko kira gitipe gikubita umudamu ukahakata informer sans décourager yego informer sans décourager montrer sans choquer yego iriya migeri kiriya kigabo cyateraga n'ibipfunsi mu mutwe uriya mudamu wakishyuzaga nabireka hariya nkakataho ubwo nibwo nakubwira nawe uzagakate nubwo mara kugakata uzagakate uriya mwana wambaye ishati ya karokaro y'amaboko maremare irimo ibara ry'ikijuju cyamuteye nk'inshye ebyiri umwana asubira inyuma yamuteye umugera ahantu yari ipanze rimwe umugera ahantu ntabwo abantu babibonye nuko twabonye umugabo agenda atyo yamukubise akantu hahandi uriya mwana kare uzagakateho nkwereke uriya umuteye akantu ahantu akagenda atyo yari yigize kibamba mu isoko uvuze wese umwishyuje arakubise ushatse kubakiza arakubise ariko baramufasha ibwo rero byose isomo ririmo ni ikibazo cy'imitekerereze y'abantu uwo mwabyaranye uwo mwashakanye uwakugurije aho kugira ngo utangire umuhe n'inyungu banyibukije sha nanjye ngiye guhita nishyuza ariko nanjye ari uri kunyishyuza ari kunyishyuza ndaza kuyamwohereza mu kanya ariko nanjye ubwo ndahita mpagurukira abo nishyuza ikiza nyine no kwishyuza kuri telefone n'uwaguteye urushyi ntaba kikuye abo nakanyenge kuri telefone uriya mudamu yazize kwishyuriza mu ruhame mugabo rero kubera ko hari ibyubahiro yubatse muri societe nza paseri wiri gufata amadeni ayumva akozwe n'ikimwaro aho kugira ngo ati mama kana wakwihanganya icyumweru gitaha nkaba nguhaye make aratangira kurwana uba bafite imbaraga bagiye rero bambura ku gatuza uriya mudamu kira kigabo cya Kayonza kirutwa n'uyu wa Gitega abambuza akarimi keza baganiriza ntawatuka baganiriza wari ku kagari baramuzi no muri gare baramuzi umanza ngo na gare hari ayimwishyuza
kuba imodoka yihaparitse urumva igihe azi kubana yego biraho biraho ariko nyine no kubana abayaguha nakwambia vraiment uko burya abantu bagomba kwiga nyine Yeah. usibye banki banki ushatse wajya uhaca utera ivumbi ukavuga uti itariki mwama yo kwishyura ntiragera Yego. aho ngaho n'umukozi wayo wamubwira nabi ariko umuturage wagwaye udufaranga twagurishije ihene yagurishije ihene ashaka kuguramo agatenge ntakaguze none akwishyuje utangiye kurwana kwaho ari nkanjye kera oya ariko muzashakire uriya muhungu uriya wamuteye akantu agenda atya paka akabuno gakoze hasi yari yigize kibamba mu isoko ryose uriya wamuteye akageri muzahamushakira kabisa okay ntacyo cyangwa icyerekane kugitindaho cyane ubwo mitenya no ku kindi kintu icyo cyaje ari speculation ariko numva Claude wavugwagamo Pastor Claude agira icyo avuga kuri telefone asubiza hari byatangiye bivugwa ko afungiye i Musanze ngo azirike ngo azira kuba yanyoye mu kabari ngo agaserera ndumva ariko kese yavugaga nyuma numva arabihakana ariko byaravuzwe pe haravuzweho agahe ukabona abantu bari kubishyira kuri stati Pastor Claude arafunzwe abandi bati ari Musanze ibintu nk'ibyo urumva personage uko bya personality igomba guhita ituma umuntu aba inkuru yego kuvuga ngo pasiteri mu kabari kurwana mfungo ya ariko buriya se iriya telefone ivuze nyuma y'igihe kingana iki bivuzwe burya iyo usesengura ari igihe buriya ndabyita ngo iki kugira ngo abantu babyumve neza twiswa abasesenguzi b'ibitekerezo yego ariko twiga twasesenguraga amagambo imyandiko yego twiga nibura kuva mu 1989 yego gusesengura umwandiko igitabo kugeza kuva 1989 ko kugeza muri 2000 ubuzima bwari ibyo ega na nyuma yaho twigisha icyo nshaka kuvuga kadusesengure telefone ya Claude n'ibyari byaravuzwe mbere yego ese uko wasubiza kuri telefone uhita wumva ko ibyo bintu koko nta sano bifitanye cyangwa yaba yarasakiranye n'inzego umurokoro uhakana inzoga avuga ngo iki yamaganira kure yego hanyuma se umuntu wiriwe Rwamagana bakamukeka Rubavu ahakana ate ahita avuga n'ibyo yakoreye Rwamagana n'icyumba yari arimo Rwamagana na plaque na nimero agahita avuga ati nguhe nimero z'uwo twari kumwe yego buri ntambwe ye yateye icyo nicyo itubanza yego hanyuma none ati ubwo ni base na banyina bazafungwe ngewe mu guhakana kwa Claude igihe iyo sesenguye amagambo ya Pastor Claude na paraporo y'ibyavugwaga yego uburyo ahakanyemo bigaragaza ko ikintu gisa nk'icyo cyaba cyarabaye wani Musanze ashobora kuba yarahageze mu kabari ashobora kuba yarahageze wenda inzoga ntazinywe saga ikaba ahari n'urugero akaba yarabanye n'inzego zikamumarana amasaha cyangwa iminsi runaka kuko uyu munsi bwo ikigaragara cyo ntafunzwe kuko ntabwo yafunganwa telefone yego ari mu maboko ye ariko icyo gihe biba kuko nundi hari n'ikindi uriya munyamakuru nawe yavugaga affirmation gratuite yavuze ngo reka tumuhamagare ngo nidacamo ngo turahita tumenya ko ibiri kuvugwa ari byo no ugiye muri ibyo nka Karegeya kugira ngo azakwitabe naba mpuragereza impamvu zituma umuntu atitaba ntabwo ari ugufunga ni nyinshi cyane nubizi se yego ko n'ubu ngubu dore baba bambuze imituku rwose tuba tuyifite muri peritwari dore ngoboka yambuze ariko yohereje na message urumva ari na mushuti wanjye tujya tugendana mu ngendo nawe yambuze yego ntabwo aba bose yego reka manze musubize uyu nk'abo bose bari mushuti bakubuze wacu aha kuba uri umuntu urumva makuru cyangwa umuntu social media influencer ukigisha abantu ko kutitaba telefone egari kuba ufunzwe ntabwo ari byo impamvu zituma abantu batitaba ni nyinshi cyane
nanjye rwose reka nanabibabwira abo ntitaba si ukubanga nahamba ndi iyo ntaraha mba ndi kuri televiziyo, iyo ntaraha mba ndi muri pause, iyo ntaraha mba ndi kuri moto kugira ngo bigende bite. Urumva amasaha yanjye yo kwitaba telefone uko angana biragoye, ni mbere ya 2:00 za mu gitondo na nyuma ya 2:00 z'ijoro. Ahandi hose biba bigoye ketse ari urgence. Benshi bashobora kuba ababimenyereye bahita bohereza nka SMS cyangwa bakandika kuri WhatsApp, ariko hari n'abandi baba ibyo batabyitayeho, hari n'utaba mperuka azi ngo igihe cyose ndiwo kwitaba ya hari n'abajya bashaka kubirakariramo cyane cyane. Ngewe ntabwo akazi kanjye ari kwitaba amafone ya fone yanjye ushobora kumpamagara naho mbiboneye nkaguhamagara, ariko nabwo nibura iyo uvuga akazi, iyo uvuga akazi ho nguha kanya ariko yari ibindi bya bindi mwaramutse mute, abana barakize bariga neza, mwariye harya mama aracyabaho ko twaburanye gute se donc nyine ndakureka ugahamagara nkaza nkabanza nkitegereza, icyo kirumvikana, nasanga nkuzi nkareba byose nkapanga ukonza kukwitaba. Ntabwo kwitaba telefone ntabwo ari umurimo, telefone iduha amakuru. Yego uzanye amakuru we rwose ni ngombwa, nka ngobo kubu ndabizi ni amakuru, urabyumva. Uyu we nkiva kuri mikoro ndamwitaba, n'uyu mushuti wanjye tujya dukorana mu ngendo, ni nawe twajyanye muri rwa rugendo rumwe nageze ahantu nkafata moto y'amasaha 2, ni nawe twajyanye Nyanza, ni ishati nyigura twari kumwe. Nawe ngomba kumenya nawe ni akazi. Yego kuko ari kumbaza ati hahandi tuzajyayo ryari, ibintu nk'ibyo. So rero ntabwo bafa kuvuga mu ruhame ko runaka natakwitaba uramenya ko afunzwe, iyo bayikure. Yego impamvu zituma abantu batitaba ni nyinshi cyane. Amahirwe rero nuko yageza akanitaba. Yego ariko ikigaragara cyo ntabwo, cyangwa se yamubajije nabi, ikigaragara cyo mu bisubizo bya Claude Musanze ntiyayihakanye, ko yavuze ati ubu ndahari ndi Bugesera. Urahari, ariko icyo gihe babivuga wari hehe? Ntabwo avuze ati icyo gihe naraha, ubu ndahari ndi Bugesera. Yego bavuga ati ndi Bugesera rwose, nari ku Gahembe, fagitire ndazifite, nagiye muri bisi itike ndayifite. Ntabwo hari umunsi urangwa n'ibyawo, abantu bagira uburyo bwo kwakana ibintu ntabwo umuntu yakuvuga ngo wigeze ugera Musanze utarigeze wakandagira, ntabwo bishoboka. Nk'ubu hari umuntu unyandikiye, nawe mwavoka arongera arahamagaye. Yego n'ubu hari umuntu unyandikiye ambwira ati uvuga ko wabwiye abavandimwe banjye ko nabonye miliyoni 100 kandi nta n'10 mfite. Ndabwira reka muri abo sinjya mbamo, umutungo wawe n'uwawe n'umuryango wawe, niko mpise musubiza kuri WhatsApp rwose. N'abandi bazabyumva suko nteye, suko nteye. Abantu rero hari igihe abantu batera imetero akagenda baremekanya udukuru ugasanga bashatse iyo bitandaveri, yari wowe ubitsa amakuru cyangwa nyir'ubwite wenda yarayitangiye n'ahandi, yakwibuka ko nawe uyafite akagira ngo nuko suko mba. Umwanya se nawe ubona ibyawe n'ibyawe narasalamu kabisa. So nyemerera nsoreze kuri iki ngiki Karegeya, ntabwo ndi bugitinda, ariko ko yakuru urubanza twaruvuzeho ukanatubwira ko byaba byiza uruvuzeho, ntabwo nshaka ko turugarukaho cyane detaye, ariko kubera ko yagarutse kujurira, nyemerera nkivugeho gato. Ni ku munsi w'ejo nibwo hasomwe imyanzuro y'urukiko, ubwo nta wundi ni Sengabo Bwana Fata ku mavuta. Yagarutse mu rukiko ajurira ku cyemezo cy'urukiko cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo, ariko ejo ku munsi w'ejo urukiko rwisumbuye rugumisha iyo minsi ku mpamvu zikomeye rwasanze zituma agomba gukurikirana afunze. Muri izo mpamvu harimo yuko ku bimwe mu byaha yakoze hari ingaruka byagize, harimo aho yahagarutsweho ko ku muhanzi The Ben yahungabanye kubera ibyo yavuzweho, ndetse n'uwitwa Bahati Makaca bikavuga ko yakorewe. Makaca kuri kiwe nawe ni umuhanzi, ariko kuri ubu ngubu asigaye akina amafilime, ntabwo nzi icyo akora ubu ngubu. Ambabarire rwose, ubu ntabwo napfa kukubwira agakora iki. Nawe yakoze ubukwe, ni wa wundi wakoze ubukwe ku idarapo akavuga
ugiye umbaza ngo uyu muntu ngo yari muzima akavuga ngo iki kintu ngo ni icy'umugore urabyibuka wavuze ngo ngo iki gipapuro ngo iki ni icy'umugore ese nuriya bakanaye uriya mugore rero yashatse fata ku mavuta rero ngo yamuvuzeho avuga ngo gashatse umuntu ushaje ngo utagira akazi ngo utagira ibintu nk'ibyo ariko fata mu kwiregura we yavuze ko ngo bahatari wamusabye ko ngo agenda akamuvugaho kugira nawe asubize ngo nawe azaza asubize nyine abe umugore se cyangwa makaca yari ngo fata ku mavuta avuga ko yamusabye ko yagenda akamuvugaho kugira bahati nawe azaze mu itangazamakuru aje kuvuga bimumarira iki avuga ku muryango we niko bafata ku mavuta yidefanze ariko nyine bahati we yakoze ikiganiro no kuri MI avuga ko atigeze arega afata ku mavuta kimwe none byageze mu rukiko bite ibyo rero tutazi umugore ariko umugore wa makaca ashaka kugira oya kandi ikirego kivuga ko ari bahati wareze ahubwo gihe cyo ndashaka kugarukaho ahanini nuko fata batakana ko yareze hanyuma mu kirego harimo ko nyine ari mu bareze nka urumva nyiri ukuregara bihakana byagezeyo bite se hizi se okay mbwira ikibazo ufite The Ben we ntiyari yahakanye Ben nawe yari yahakanye ko yareze nyuma agaragaza ibaruwa avuga ko yatanze imbabazi mbwira neza ntabwo nshaka kwitindaho gusa nuko uru rubanza twari twararuvuzeho gato ariko ku munsi w'ejo nibwo n'ubundi urukiko rwagumishijeho icyemezo cy'iminsi 30 yo kuba bafata ku mavuta akurikiranwa afunzwe bivugwa ko mu mpamvu zikomeye zibiteye ariko mu byaha yakoze hari byahungabanyije abo yabikoreye bakavuga ko The Ben yahungabanye ku nkuru yagiye amukoraho z'umuryango ibintu nk'ibyo bitandukanye ariko nkanabisanisha n'ikiganiro The Ben yakoze mu minsi ishize ari kumwe na Jado Castar kuri BNB abigarukaho nawe yabivuzeho avuga nyine ko inkuru nubwo yaba mbi umusitari nubwo yavuga inkuru mbi ni nziza zikwiye kujya zivugwa umuntu niba avuze ko yatanze urugero rw'imodoka ko iyo nkuru igeze kuvugwaho ko imodoka afite atariye avuga ko ngo niba umuntu aguze imodoka mukavuga ko atariye nyuma akayiyandikisha kuki mutagaruka muvuge ko noneho yayiyandikishijeho so ni uruhurirane rw'amakuru muri showbiz ahanini urumva nyine n'ibya showbiz ubwo ntabwo ndabona umurongo showbiz mukoreramo nyine nese umuntu ashobora kubwira umuntu ngo vuga umugore wanjye umuvuge nabi kugira ngo mbone uko nsubiza bigende bite oya ashobora kuba ataramuhaye umujyo w'icyo avuga fata ku mavuta wenda agahitamo usibye ko n'ibyo yamuvuzeho ntabwo ubu bise horatifu kutagira akazi nta muntu ugahorana nta muntu ukavukana urakabona kagashira ugashaka kandi ugashomaho iminsi ukongera ukabona kandi bajya bamenya no gupanga ibintu ngira ngo habwira ngo umugore ni mubi cyangwa umugabo ni mubi cyangwa ngo yakennye ngo ntagira akazi ibyo byose ni ibintu bitaba perimana yego either icya kabiri ubwiza sekwa ubwiza ushobora kubwantorotona bwo ku mubiri ushobora kubwantorotona ufite ibirungo icya kabiri biterwa n'ukureba amafaranga ntawe ugira ntawe ufite aya Bill Gates ntawe ufite ayande buri wese atunga yo mu cyiciro cye ntabwo byaba ikibazo kugira kuko iyo uvuze ngo no kugira akazi hari ushobora no kuvuga ngo wese nakaye nanone arewe hari ak'ubunyamakuru hari ak'ubumeya hari ak'ubwarimu hari ak'ubukanishi hari ako gutwara indege hari ako muri banke hari ak'ubuminisitiri none se nugira akazi n'ubundi bazavuga ati afite akazi kabi kuko ko adafite akangaka byose cyane niba ufite aka Trump ni Trump niwe wenyine dufashe ko Trump ari ukora abandi twese twaba turi abashomeri ufashe ko Karegeya ari ukora ubwo abo munsi yanjye bose baba bari abashomeri akazi nako servatif ni ikivuyemo nicyo kimariye ugakora rero umuntu uhimba ngo genda uvuge ko kanaka atagira akazi yewe ukumva niwe waba ari ukumva yaba afite ikibazo gikomeye kuvuga ngo kanaka nta kazi afite nka wa wundi wavuze ngo ntangiye kubaka kuri mfite imyaka 50 wigeze umva abamubwira se abatarubaka uzubanganira abafite ibibanza bihezemo fondasiyo batarazamura ariko umuntu navuga ati nibura amaze gukinga nujya mu mazu nituvuga ngo kanaka n'inzara yifite urabanza umenye ngo iri muhe karitsiye ese ni budurira ni ku isi ya 9 ni hehe undi akubwira ati nyamara iyangira ikagarama indi nuvuga iza kagarama undi akubwira ati no iyangira kuri Mediterane sha
nuvuga iya Mediterane ndakubwira iyo kuri Atlantic cyane inzu nabyo no gutunga inzu seratifu ibintu rero nk'ibyo biri nta kazi nta nzu nta mafaranga afite amafaranga neze Rubangura yari uwa mbere mu Rwanda kandi yari afite sibyo se Cyane. ni hejuru se ntihari abandi benshi cyane Eh? cyane hanyuma se niba ari uwa mbere mu Rwanda ni uwa mbere muri Afurika oya ese Dangote ni uwakangaye ku isi siwe wa mbere muri Afurika cyane Si Oya. uburyo nk'ibyo bintu kweri oya Oya. icyo cyo ndacyumva we icyo narinjye kugira ngo ngaruke wenda hanini ni uko icyo cy'impamvu zikomeye zituma akomeza gukurikiranwa afunze ko yasabaga gukurikirana adafunze akavuga ko arwaye diyabete akavuga ko afite umuryango mu mpamvu ze atanga ibyo ni iby'umucamanza nabonye ko nyine ibyaha byose yakekwaga nta na kimwe babona simbizi gute se atakurikiranwaho yego kandi byose bishaka ibimenyetso ibyo ni ibintu nawe ibyo by'ibyo ugiye gusesengura nkajya ku mwanzuro w'urukiko cyangwa ibyisobanuro by'umuburanyi ngewe nkanjye nk'umuntu umenyereye kwahuranya ndabizi nyine ngo mu rukiko ngo iyo uvuze ngo mfite umuryango ngo ngora aratwite ngo mfite diyabete ngo ibyo simbizi uko amategeko biteganya ariko ntabwo ngewe ntabwo ari nge nduca ntabwo wambwiye kuze n'ubundi ukora icyaha wari ufite umuryango yego ntabwo ndi kuvugira kuri fata ku mavuta yego rwose nta nubwo ndi kuvugira n'umucamanza Ni ingingo- simpuza nawe ni ingingo ikunze. niba hari igihe bamubwira ngo umugore aratwita akabyumva icyo ni ibye ariko njye mba numva icyo navuga ni ukubera pa raporo y'urwego ibyaha biriho wakurikiranwa uri hanze cyangwa se wakatirwa igihano gisubitse ibyo byo nanjye ndi mu barobinga ngo bibe ariko atari impamvu z'uko umwana wanjye nibwo agitangira primaire madame ari muri maternité njye numva izo mpamvu happy kabisa ziri emotionnel shingiye kuri sentiment ntabwo simbizi nyine birashoboka aho no kuri mu birashoboka ayo ni amatakira ngo yi ariko umucamanza abaye ari urakurekura ntabwo yagombye kuvuga ngo umuryango nta gihe utari muri situation reka nkubwire niba uri Jeune Marie umugore aratwite aronsa cyangwa se akana kari muri materineri niba uri igikwerere umwana wanjye nibwo agitangira segonderi undi nibwo agitangira kaminuza umukuru ntarabona perimi nanjye ndi kuri masters ibintu nk'ibyo yego umucamanza agiye muri ibyo rero ntabwo wabura icyo umubwira gituma ukenera kugenda no kumuvuga njange nanamuga ni abakunzi banjye kuri KOP babuze ibiganiro nyakubaha umucamanza wanyihanganira akakujyanwa ndi hanze wabura impamvu utanga ntizabura rero kuvuga ngo umuryango nta n'indese ufungwa atagira umuryango harubaho se oya ntawe udafite nyina na se bakuze afite abana bakiri bato cyane icyo ntawe utakivuga rero simbizi niba mbabyirinze tubirekere tubiharire ubutabera tubiharire ubucamanza ariko impamvu ziba zivuga ngo mundekure ngende ngo umuryango gute ngo ninjye nkuhahira njyenyine iki